rwego rwo kwiteza imbere hajeho ino za unguka za kimeze mu rwego rwo gukorana n'amabanki, ariko twe tukaba dufite ikibazo cy'uko gufata inguzanyo bitemewe mu idini ryacu. Twaba twasaba perezida wa repubulika ko twashyirirwaho ikigega cy'ingoboka nabyita kikaba cyadusayidira nko mu rubyiruko rw'abayisilamu tubashe kwiteza imbere, kuko tutemerewe gufata kredi mu mabanki. Imyemerere yacu ntabwo kubona ibikorwa byinshi tubitegerezamo inkunga y'abanyamahanga, tugafatanya nabo kugira ngo twiteze imbere. Ese ni ryari bazumva yuko noneho twebwe natwe dutegereje kubatera inkunga, tukumva yuko natwe u Rwanda dufite uruhare mu kubatera inkunga rurenzeho ku byo bo badufasha? Sinzi ko nabona ikibazo, ahubwo mba numva nashimira aka kanya, kuko giko nebaraga nta kibazo kuri njye nta kibazo kidasanzwe cyabuze aho gikemukira. Ikibazo nabaza mu mushyikirano, urabona nk'abantu baba bari hanze y'igihugu kandi ari abanyarwanda, ngiye ku bwanjye nifuza ko bazanwa mu Rwanda rwababyaye kugira ngo bakurikirane imico y'u Rwanda, kuko ariyo isi yose ireberaho icyitegererezo. Hagenda hagaragazwa ko hari impanuka zigenda ziba mu muhanda, kandi izo mpanuka kenshi ziba zatewe n'uko abanyarwanda benshi badasobanukiwe n'amategeko y'imihanda. Nkaba numva igitekerezo ngewe natanga ari uko hashyirwaho gahunda yo kuba bakwigisha amategeko y'umuhanda hasi mu mashuri, umwana akazamuka yazi. Umwana nazamuka yazi azanayaganiriza n'ababyeyi be, bibe byakoroshya ikibazo, bibe byakuraho izo mpanuka, buri muntu wese aba azi amategeko y'umuhanda.